umugore w'umunyembaraga ni umugore udasinzira igihe undi mugore ari mu kibazo, akabona iwe hari ibiryo, iwe hari ibintu ushobora kurebesha amaso mu buzima bw'ifatika pisi nkabona urabifite, ariko nkabona pisi yabuze ibitotsi kubera ishyaka ry'Imana ririmo kukurya mu nda. Umuntu ashobora kwibaza ati se gufasha abandi cyangwa se kwambika abantu kugira ati akumva atari imbaraga. Impamvu njye nabyita imbaraga nuko hari abatabishobora. Impamvu nabyita imbaraga nuko kamere ya muntu ibikubwira iti nibi ntibimagije, nibi ndabikeneye, kuko niko kamere y'umuntu iteye. Kamere y'umuntu yirebaho. Iyo wayirenze rero ukabasha kureba mugenzi wawe, izo ni imbaraga. Amen. Hanyuma rero uyu munsi wa mugore we wabubona urugo rurimo kuguhinyuza, aho niho ugiye kugaragarira ko umunyembaraga. Umunyembaraga ni wa wundi usigara uhagaze, ibyamwirukansaga n'ibyamurwanyaga igihe anesheje cyangwa se ageze ku butsinzi nibwo azirata imbaraga. Hanyuma rero ikintu ushaka nanjye kuvuga pisi, ntabwo umugabo azaza gutunga imihoro inshuro zirenga 3, 4, 2 ngo uvuge ngo ndi umunyembaraga simva hano urimo kubyumva, ngo uvuge ngo ndi umunyembaraga. Ariko gihe ikintu nenga abagore, ni gute ubona uwo muhoro ukumva ko ari wowe ugiye gusohokamo abana ukabasiga muri uwo muhoro? Ni nko kubona inzu ifashwe n'umuriro ugakuramo akanenge kawe ugasigamo abana bawe. Aho bizaba byakuyobeye cyangwa se byagukomereye, Kristo azagucira inzira, ariko nakubwira ngo igisubizo ntabwo ari uguhunga. Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muraho, Yesu ashimwe, murakomeye. Amakuru mana yanjye nukuri dushimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza yaturemeye. Twari tubakumbuye, twumvaga urukumbuzi rubaye rwinshi, twumvaga tubakumbuye uretse kubahobera tukavuga ngo Umwami Imana bishimire nta kindi. Andeni nimba hari abarimo kudukurikirana batameze neza mu mubiri wabo, bagize ibyago se, bafite ibibahinyuza, ndagira ngo nkubwire ngo komera, Kristo aracyari ku ngoma, aracyategeka. Ni umwami utwara abami, niwe utegeka ibihe. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo akomeza isezerano kugeza ibihe ibihumbi. Ni umwami w'abami. Humura. Urarwaje? Humura. Wakenye? Humura. Umutima wawe urababaye? Humura. Nta gisubizo ufite cy'ibibazo bikuri imbere? Humura. Wabuze uwawe? Komera. Nurakikira umwana, Kristo niwe utanga urubyaro. Wahaye Ana Samweli arahari kugusetsa. Humura rero. Hanyuma rero wowe umeze neza, nawe ndakubwiye ngo mu kanwa kawe ntihakaburemo kwamamaza iyo neza Imana yakugiriye. Uyibwira ababishaka n'abatabishaka, uyibwira ababyumva n'abatashaka kubyumva. Yes. Yego, nibatamuriza Josephine rero muri kumwe kuri mikoro za Umanova Shoranda, ndi kumwe n'umugore w'umunyembaraga. Peace. Karame. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Umva, nawe rero twari dukwiriye guhoberana. Iminsi yaribaye myinshi. Umeze utese? Ndaho. Abana baraho. Papa wabo ameze neza. Akazi turi amahoro, turashima Imana muri byose. Amen. Wibare gusa neza. Urakoze cyane. Muri ubwiza bw'Imana. Amen. Hari ibintu nkajya taking for granted. Kubona umuntu asa neza nabwo naje gusobanukirwa ko ari ubundi buntu. Yego. Wari umeze neza ariko. Ahandi narinda aho Umwami Yesu abanyitayeho. Ku mugore w'umunyembaraga. Umugore w'umunyembaraga turaho. Tumeze neza. Amen. Aha, gahuzuza abakurikiranye Umanova. Urakoze cyane. Ku bakunzi ba Umanova Shoranda, abagore b'abanyembaraga, abagabo b'abanyembaraga, abakobwa ndetse n'abasore, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iminsi myinshi twari tuburanye, twari dukumburanye,
ariko dushimye Imana yongeye kuduha umwanya kugira ngo tubasuhuze ndetse tunaganire. Umwami abaha umugisha. Yego, mbese Imana iguha umugisha cyane. Amen. Yego, ubundi dukunda no kubana na sister wacu Hope, ariko ntabwo hari kubw'impamvu z'akazi, ariko yatubwiye ngo tubabwire ngo yambi. Murabizi ko ari umuntu ukunda kwihoberanira, yabasuhuzanyije imihoberano myinshi. Aha, uyu munsi rero tubafitiye insanganyamatsiko. Hari umuntu wambwiye pe, arambwira ngo ariko mwongewe just iyo mutangiye gukora introduction y'umugore w'umunyembaraga, aho ngaho niho magarara. Ubu ni ubusabe bw'abantu. Arangije arambwira, ndamusuhuje peace, nibazina wawe nawe. Arambwira ngo wazambabariye mugakora ikiganiro ku mugore w'umunyembaraga. Twaje rero kubikora, kandi ndabizi ko atari peace gusa, ahubwo n'umugabo n'umugore uri bugira amahirwe yo kubona iyi video ari bufashwe. Arambwira ngo hari undi mugabo wakoze voice note, nzifite amari nka 20, akarikodinga ngira ngo akumva ntabwo mbyumvise ko. Arangije aravuga ati umugore ati iryo hishurirwa mujya muri agaciro. Ambwira ni turariha kuko Kristo yariduhaye mu ryagutse kuruta uko byumva. Tujye rero kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umugore w'umunyembaraga ni mugore ki? Ninde mugore w'umunyembaraga? Yes. Umugore w'umunyembaraga ni uwuhe? Asa gute? Amera gute? Nuinde? Nibyo bese hari ibyo. Hari ibindi. Ibyo ngibyo. Ikibazo ndumva ari uko giteye. Nguhereyeho rero pe. Reka uyu munsi ngo jya gutera uburezi ngarabwibanza, ariko sinshaka kubwibanza. Ndagira ngo wishe gahunda. Ubundi kudutera arabwibanza. Niba wanze kubwibanza ubwo wabyishe. Pe karame. Ubundi umugore w'umunyembaraga ni mugore ki? Umugore w'umunyembaraga rero ntacyo ntabwo bafite ubwo ngo ufite hafi uranyunganira, ariko tubivugaho kenshi. Dukunda kubivuga, tubigarukaho, tuvuga umugore w'umunyembaraga uwo ari we, tuvuga umugabo w'umunyembaraga uwo ari we, ariko none uyu munsi twaje tuvuga ku mugore w'umunyembaraga. Ndakeka ari cyo kibazo. Jewe rero uko mbyumva ndetse nuko dukunda kubisobanura kenshi nubwo tutabijya deep, umugore w'umunyembaraga akenshi imbaraga tuba tuvuga za mbaraga zishingira kuri Kristo. Aho rero hazamo umugore usenga, kubera ko iyo utaramenya Kristo cyangwa se iyo udasenga, kubera ko imbaraga zacu cyangwa se imbaraga z'umugore tuba tuvuga zubakiye kuri Kristo, ndumva ikintu cya mbere describing aho se cyangwa namuvuga umugore usenga. Aho mu gusenga haziramo kwizera Imana. Umugore w'umunyembaraga nanone akaza ari umugore wizera Imana. Amen. Buriya wizera Imana niho hahandi udakangwa na buri muyaguje wose ugamije kukunyeganyaza cyangwa se kugusenya. Iyo wizeye Kristo naho harimo imbaraga. Hari ugusenga akaza kwizera Kristo. Muri make umugore w'umunyembaraga ni umugore usenga wamenye Imana, kubera ko byose iyo ngiye kubivuga numva bikubiye mu kumenya Imana. Nituvuga ngo ni umugore ukunda, ni umugore ugira urukundo. Kristo niwe udushoboza kugira ngo turenge ku kwikunda no kwikubira no kureba tukarenga tugakunda abandi. Kuko niba umugore usenga uzi ijambo ry'Imana rimubwira ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, uwo mugore ntabwo gukunda abandi bizamugora cyangwa ngo bimubere ikibazo. Umugore w'umunyembaraga mvuga, navuze ko ari umugore usenga, umugore wubaha Imana, umugore wizera, umugore wizera. Erega burya abantu bose basenga siko bizera. Hari kwizera nayo ni iyindi, n'urundi rwego Kristo aba akugejejeho kugira ngo ubashe kumwizera mu bihe biguhinyuza cyangwa se ibihe unyura mu ibyo ari byo byose, ubashe guhagarara za mbaraga zibashe kugaragara.
Amen. kubera ko wabashije guhagarara muri cya kindi undi cyahitanye, ariko wowe ukabasha guhagarara ugasigara uri umugore mu rugo rwawe cyangwa se mu bana bawe, ukabasha guhagarara icyo kigeragezo cyaje kigamije kukuhinyuza, ukabasha kugihagararamo. So njye navuga rero ngo umugore w'umunyembaraga ni umugore utuze Kristo muri we. Oh, Yesu agumugisha cyane pesi. Uramusobanuye pe. Nakutageze. Nakutageze. Umugore w'umunyembaraga. Gusa uranabivuze pe. Umugore w'umunyembaraga. Reka rero nk'uko pesi yaravuze, mwunganira cyangwa se nkomerezeho, tujya mu migani 31. Ni icyanditswe buri muntu wese ukunda kujya muri semina z'abagore cyangwa umva twakise ngo ni anthem, ni nk'indirimbo y'abagore. Aha, katurebe rero migani 31. Yego, umurongo wa 10 haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi nazabura kunguka. Aha, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Haleluya. Uwo niwe mugore w'umunyembaraga. Hanyuma katujye muri acts hagubwo niki. Katujye mu byakozwe n'intumwa, igice cya ibyakozwe n'intumwa, igice cy'ikenda niko bavuga hajya, chapter 9 verse 36. Igice uzko nibyo bintu binyuzura, igice cy'ikenda n'umurongo wa 36. Yego, mana we, zo ni ingaruka z'amateka pe. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Reka mbe ndetse mu migani twigire muri iki cyanditswe, kuko Imana ima iyerekwa ry'umugore w'umunyembaraga yahagaze muri iki cyanditswe. Iki nicyo cyanditswe cya woman of Fala, umugore w'umunyembaraga. Ni naho actually reka mba ariho nanahagarara cyane nsobanura ku mugore w'umunyembaraga. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita. Kandi Kanombe hari umugore w'umwigishwa witwaga Pisi. Kandi Kabeza hari umugore w'umwigishwa witwaga Batamuriza. Risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. That is a woman of Fala, umugore w'umunyembaraga. Iyo mvuga ngo ndakuvuga ngo si umugore cyangwa Peace cyangwa Hope, burufashe mikoro avuga kuri woman of Fala, aravuga ngo si umugore urwana, si umugore w'igishegabo, si umugore winjija cyane, si umugore, ahubwo twebwe ahantu twatumye guhagarara, Kristo yadutumye guhagarara, ni umugore w'uburyo bw'umwuka wera. Umugore mu buryo bw'umwuka wera. Twarenze uyu mugore tubona, dushaka kubona umugore waremwe mu mugambi w'Imana. Uwo rero niwe mugore tuba tuvuga. Hanyuma Kristo aduha iyerekwa rya woman of Fala, ry'umugore w'umunyembaraga. Yaratubwiye ngo nimugende mumere nka Dorcas. Yego. Peace rero ngewe uburyo na detailinga umugore w'umunyembaraga, ni umugore umeze nka Dorcas, ni umugore umeze nka Peace. Reka Dorcas ne kumutindaho cyane kuko ndasoma amateka muri Bibiliya, ariko kanitindire kuri Peace tubana. Wenda nshobora kukuvuga abantu bakavuga ngo nuko dukorana umurimo cyangwa turi inshuti, ariko ndakuzi. Ni umugore ugira ishyaka ryo kubona umurimo w'Imana utera imbere. Ni umugore ugira ishyaka ryo kubona urugo rwe rwavansa mu buryo bubiri, mu buryo bw'ibifatika, ariko cyane cyane ubuzima bwa mwuka wera bigatura mu rugo rwe.
umugore w'umunyembaraga ni umugore udasinzira igihe undi mugore ari mu kibazo, akabona iwe hari ibiryo, iwe hari ibintu ushobora kurebesha amaso mu buzima bw'ifatika pisi nkabona urabifite, ariko nkabona pisi yabuze ibitotsi kubera ishyaka ry'Imana ririmo kukurya mu nda, umurimo wa data ukakuraza ijoro. Uwo niwe mugore w'umunyembaraga tuvuga hano mu byakozwe n'intumwa. Dorcas we ngo nta kindi cyamurangaga, she was a woman of valor, umugore w'umunyembaraga ari kurangwa n'imirimo myiza. Imbaraga zari zishingiye ku mirimo myiza akorera abantu. Yego, niyo mpamvu iyo mvuze Dorcas nzana na peace nk'abaringaniza. Uwo ni njye wenda sindimo kukuvuga, ariko tujye tunavuga ubu ndimo kwitoza ikintu ko kubwira n'umuntu akiriho ni byiza. Yego, kuko ndabivuga pe, ariko ntago bifite meaning kujya kubiganira Cyprien wowe nkarabikubwira kandi ari we nyirabyo. Imirimo rero, umugore w'umunyembaraga ni umugore urangwa n'imirimo myiza. Yego, utazemera ko garderobe yuzura akavaho imyenda ikajya ibura yayiyobewe, mugenzi we yambaye ubusa. Utazemera yuko aho bamena puberi we hatumuka amasazi kubera ibiryo byandagaye, hari abandi barimo kuburara. Utazemera yuko yambara umwenda wa miliyoni kandi abifitiye ubushobozi, ariko akavuga ati no, ngiye kwemera nambara uwa 200 ariko nshyigikira umugore mugenzi wanjye. Imbaraga za tapita buriya hano zishingiye, umuntu ashobora kwibaza ati se gufasha abandi cyangwa se kwambika abantu kugira ati akumva atari imbaraga. Impamvu nge nabyita imbaraga ni uko hari abatabishobora. Impamvu nabyita imbaraga ni uko kamere ya muntu ibikubwira iti nibi ntibimpagije, nibi ndabikeneye, kuko niko kamere y'umuntu iteye. Kamere y'umuntu yirebaho, iyo wayirenze rero ukabasha kureba mugenzi wawe, izo ni imbaraga. Amen. Imana igumugisha. Yego, aha, urumva rero nukuri nicyo, uwo niwe mugore w'umunyembaraga. Ni umugore ubasha kurenga kamere ye, akagira impuhwe z'uwundi, agatekereza neza mugenzi we, akifuriza neza mwene se. Hanyuma rero umugore nk'uko duhora tubibabwira, ntushobora kuba umunyembaraga utabonye igihe unyuza za mbaraga. Kenshi dutestifyinga cyangwa duhamya kuri ya muntu ari umunyembaraga dushingiye ku byo yanyuzemo akabiwininga, sibyo pe? Yego, urebye nk'uburyo impamvu uyu munsi turi proud yo kumva Deborah tukanamuvuga tutamuzi, ni ukubera ibyo yanyuzemo akabisohokamo. Impamvu uyu munsi dufite umunezero wo kwirata Esther ni uko yakoze icyo yagombaga gukora. Esther yageze ahantu yumva nta nyungu afite mu kuba just ngo afite iyo title yo kuba ari umugore w'umwami, ari umwamikazi, bene wabo bashira. Yirengagiza itegeko ajya ibwami. Uwo ni umugore w'umunyembaraga. Hanyuma rero fata abagore nka fata Tabita uyu twavugaga. Noneho tujye mu migani 31 hahandi nasomye bwa mbere. Ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, ngo arusha cyane Marijani igiciro cyinshi. Umugore rero w'imico myiza pisi, muri iyo mico myiza imuranga harimo no kwifuriza neza bagenzi be, kuko icyo utanze nicyo kikugarukira. Icyo bibye nicyo usara. Yego, umunyarwanda yaravuze ngo ujye ugira neza wigendere. Ineza uzayisanga. Yego, ejo ineza izasanga abana bawe, ejo ineza izasanga umutware wawe, ejo ineza ba Abigail pisi. Tubanze muri Bibiliya. Umugore w'umunyembaraga, umugore w'umunyembaraga ni umugore utuma ibintu bihinduka, bigahinduka neza. Ukagenda ukajya mu buzima bw'uriya mugabo ugasanga budafite gahunda, bukagira umurongo kubera wowe. Kandi ndagira ngo ngire pisi, kugira ngo uriya mugabo ubuzima bwe bugira umurongo, it needs you to pay the price. Hari igitambo utamba, hari ikiguzi wishyura. Uko ni ukuri.
uyu munsi bashobora kubona umugabo wa pisi atebeje yambaye neza n'umugabo mwiza ku buranga ari smart bakavuga bati wow mbega cyone ariko hari igiciro hari ikiguzi pisi yatanze kugira ngo John ace mu nzira imeze kuri yego ubundi tugiye mu biguzi ushobora kuvuga uti pisi atera neza pisi ategura neza umugabo we pisi yifata neza ku mugabo ariko ndagira ngo nkubwire ngewe nabonye ngo umugabo hari n'ingonzi zitajya zifurisha zitajya zifura umuntu aterura kuzuza imodoka akajyana dry cleaner hari ingonzi ukabona uwo mugabo yambaye neza akenda ke nta kizinga kirimo na ariko foshwa n'amahoro afite akarara mu modoka. Ni nayo mpamvu twatangiye tuvuga ko ishingiro rya byose ari Kristo. Umugore w'umunyembaraga ni umunyembaraga muri Kristo Yesu. Hanyuma iyo yamaze kuba umunyembaraga muri Kristo Yesu ya mafaranga araza akagira igisobanuro cy'ubunyembaraga. Amen. Iyo yamaze kuba umunyembaraga muri Kristo Yesu babana biga mu mashuri meza bakaza bagatanga igisobanuro cy'umugore w'umunyembaraga. Ariko shankunda abanyarwanda. Umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Ukurusha umugore abakurusha urugo. Kubera iki impamvu bavugaga nanjye ubu ngiye ko umusesenguzi w'ikinyarwanda. Kubera ko urugo ni umugore. Hanyuma rero iyo bahereye ku irembo kwa pisi bakaruha bagera muri salo baravuga bati okay John afite urugo. Ariko nyuma ya John kuba afite urugo pisi niwe fondasiyo y'urwo rugo. Hanyuma rero pisi naba ari we ugize urwo rugo adafite Kristo bazabikunda ariko pisi ararataye adasinziriye. Bazarushima ariko John arara mu modoka. Bazabishima ukurusha umugore abakurusha urugo. Hanyuma rero ngewe aho njya ngunda kubihindura ngavuga ngo kurusha Kristo. Uko niko kuri. Hari umwadeperi umwe sishaka kubyibagirwa nari nyiri umukobwa twageze gusengana turasengana avuga ati nibwa mbere nari numvise iryo jambo. Ati reka nkubwire mwana mushiki wanjye yari umunyamurenge. Ati utakurusha gusenga nakagutera ubwoba nakagukange. Hanyuma rero umuntu waba ufite ugendesha amaguru waba mu bigaragarira by'isi ntacyo ufite ariko nimba ufite Kristo urakomeye. Nima kubyumva uwo rero niwe mugore w'umunyembaraga. Umugore w'umunyembaraga rero tuve muri Bibiliya. Peace uyu munsi kizatuma amamenya ngo peace is a woman of valor. Nibyo peace azaba yarahuye nabyo akabyihanganira. Umukozi w'umwana umwe Pastor Jessica yageze kwigisha kuri lunch waravuga ngo let people not confuse you. There is no any marriage. Ngo narushako na rumwe ruri muri paradiso. Ngo naruriyo yaratsembye ngo narushako na rumwe ruri muri paradiso. Kandi koko nanjye naramusapotinze narabyumvise numva ndabifana. Kubera iki uretse n'urushako nta n'umuryango hahandi kwa ba papa na mama tuvuka uba muri paradiso. Erega bibice kwa papa na mama naho harimo urushako. I know. Kubera iki pisi impamvu tutaragera muri paradiso ndacyarakaza uriya mugabo akarakara. Aracyandakaza nkarakara. Dufite ibyo tutagomba guhuza. Kandi wa mugani mushuti wacu Hope ni ujye ukunda kuvuga ngo ubudasa. Kandi ibyo by'ubudasa nabyo ni byiza. Dufite ibyo tutazumvikanaho. Ariko umukozi w'Imana Pastor Jessica yaravuze ngo what makes the marriage beautiful not being in paradise. Ikigira urugo rwiza rutageze muri paradiso nuko mubabarirana. Nuko murekura. Nuko mwiga kurenga icyo mukagitambuka mugakomeza. Hanyuma rero uyu munsi wa mugore we wabubona urugo rurimo kuguhinyuza aho niho ugiye kugaragarira ko no munyembaraga.
hari umwe wageze kutubona kuri Rose TV arandika muri comment ngo nimwivugire ngo uvuga batarabona ariko my dear wenda nanjye ngiye kugusangiza ibyanjye wavuga uti wapi ariko nicyo gisobanuro cyo kuba umugore w'umunyembaraga. Uyu munsi ngewe umugabo wanjye ashobora kuba atankubita pisi, umugabo wanjye ashobora kuba atancura, ashobora kuba atambwira nabi, ariko natwe dufite akandi kazamini Kristo ahora dupimiraho. Urugo rwose ruba rufite ibiruhinyuza, ariko noneho ukurusha umugore abakurusha urugo, hanyuma ukurusha Kristo abakurusha urugo. Umugore rero wamenye Kristo iyo byakomeye ariruka mbere yuko ashaka pisi, arabanza akiruka, cyangwa byakomera nkiruka nkabwira pisi ni ngwino ujye kumfata amaboko tujye kubibwira Kristo. Byakomeye umugabo wanjye nagasangwa ambwira nabi, none aravuga nabi, ngwino tujye kubibwira Yesu. Umugabo wanjye naganyumva, ndagira ngo ngubwire ngo nta kindi kiri bukugira umunyembaraga muri ibyo unyuramo tudashobora kuba tuzi, ni uko ufata Kristo ukamukomeza. Sibyo mama ya nuko witoza. Reka mbabwire, hari show negeze kureba ejo bundi, n'abadamu bari muri Uganda bayikora, bakunda gukora show nk'iyi yacu. Arangije baravuga ngo buri umwe na sharing experience ye muri marriage. Ariko umva ko kandi karageheye, baba bari kuri panel 5, hari ab'imyaka 2, hari ab'icumi, hari ab'irindwi, hari maze abadamu baravuga ndaseka, buri umwe afite experience. Ni nkuko wakwambara ubururu, ndakambara umutuku, ndakambara umweru, ndakambara urugo ntabwo ari uniform. Buri wese aba afite ko arwubatse, ko arubayemo. Ariko ndagira ngo nanjye noneho kambabwire experience yanjye ituma ngira ngo n'Imana yaremeye kangira umugore w'umunyembaraga. Pisi nago nshobora kukubwira ngo mu myaka 12 maze mu rushako ni muri paradise, kandi mu bagore badakubitwa ndimo, mu bagore badatukwa ndimo, mu bagore muri ibi mubonesha amasoni. Ariko my dear, icyo gituma batankubita sasa, Satani nawe nikimushimishije, ariko ubanga huriri ngaha ku mavi, bimeze neza ku mavi, bihinduka mu gake ku mavi, biba cyane bibimukara cyane ku mavi. Umugore ibanga ryo gutsinda muri marriage ku mavi, kuko hari igihe nawe ujya muri kamere ukabona uri mu mubiri, ariko kuko utari uwawe ngo wigenge, wagira icyo ukajya ku musayi ukuva mwuka wararakubwira ati wawa gasopo wirengaho, warengereye ukagaruka uko umugore w'umunyembaraga, ukajya imbere ya Kristo ukavuga uti mva I surrender all to you, nyobora. Akakuyobora noneho iyo kuyoboye, kuko we aragukunze n'uriya mugabo akamukunda, akuyobora ku buryo utari breaking umutima w'uriya mugabo, akuyobora ku buryo utari breaking umutima w'uriya mwana. Mfite mushuti wanjye ejo bundi bamuhereza mu butumwa bw'akazi, ageze yarambwira ati singaruka, nibigenze biterera ati sijya ubonye mvuye aha, asize urugo n'umugabo n'abana. I'm sorry kuko narabimubwiye, she's not a woman of valor. Nushaka uzakorere miliyoni, tubiziranyeho babiri nawe umuzi, kamwihere ka message. Nushaka uzakorere miliyari, nushaka uzubaka. Naramubwiye n'ubu rero nibwo ugiye gutangira guhura n'intambara, turiya twari udutambara. Ubu ugiye guhura n'ibifaru, wahuraga na mashini gani hajya niko bazita 20, sinzi ukuntu babyita ngo AK-43 nimba ari AK-20, sinzi bwa bubunda buto. Ubu rero ugiye guhura n'ibifaru kirimbuzi, kuko uretse nimba atari umubyeyi azajya yijye ku mutwe, yibuka kakanake yejye ku mutwe. Nimba wowe hagutwitse ukahahunga, wemeye gusiga abo bana muri uwo muriro, then ntago uri umugore w'umunyembaraga. Icyari kumugira umugore w'umunyembaraga cyonyine ni kimwe pisi, nuko yari kuzasoza urwo rugendo akaganira inkuru, haleluya, akazabwira abakobwa bati
don't give up, don't quit. wisiga umuryango, wisiga abana, ahubwo hagarara mu migani 31 ngo ni umugore ukoresha imirimo, ukoresha amaboko ye. Uwo niwe mugore w'umunyembaraga. Nimba inzara igiye kukwica, haguruka ukore. Akazi nikabura, nushaka kugenda usabiriza ari gutunga abana bawe. Nushaka ukore ka kazi bari buguseke. Nushaka ukora iki ari gutunga abana, we kwivira mu bana. Erega Satani ni nayo mpamvu ubona ingo zirwanyijwe cyane muri iki gihe. Satani cyariho God's project, n'umushinga w'Imana. Satani arwanya icyo abona. Zirimo zirakubitwa cyane. Impamvu rero tuba tuvuga imbaraga ni igihe, ni ukuvuga ngo gukubitwa ni rusange. Ntago hakubitwa runaka ngo runaka asigare. Zirakubitwa zose uhereye ku ntoya, izimaze n'iminsi. Nizimaze iminsi zirakubitwa ukibaza ikizikubise kikakuyoboye. Zubatse. Aha. Satani rero ntabwo arimo akubita izimaze y'igihe, nta kubita izimaze y'iminsi mike, ahubwo arakubita ahereye ruhande. Impamvu hagomba kugaragara imbaraga ni ukugira ngo ndetse n'igihe imbaraga zawe zizagaragarira, ni igihe wowe uzabona urwawe rusigaye ruhagaze, ni igihe uzabona icyahiritse runaka urwawe rwarakomeje guhagarara. Izo rero ntabwo ari imbaraga z'umubiri, tuvugishije ukuri. Bisaba izindi mbaraga. Izo mbaraga rero ziri muri Kristo wonyine. Okay, ntituvuze ko hubaka abakristo gusa, kuko hari n'ingo tuzi zubatse zikaramba zigasazana, ariko Kristo azagufasha kutarwariramo stroke, kutarwariramo pressure, kuticirwamo na depression ngo ugende bajye bakubona uhagaze kandi wararangiye. Izo mbaraga zishoboza umuntu guhagarara kugeza igihe. Ni wa mugore rega, umugore w'umunyembaraga tuba tuvuga, ni wa wundi udahunga, uvuga ngo uko biri kose, uko byagenda kose, uko byaba bimeze, uko byasa kose, ndahari kugira ngo kuko iyo utsinzwe ntabwo wikira umunyembaraga. Never win and a winner never quit. Umunyembaraga ni wa wundi usigara uhagaze, ibyamwirukansaga n'ibyamurwanyaga, igihe anesheje cyangwa se ageze ku butsinzi nibwo azirata imbaraga. Sinzi umugani bajya baca ngo ntawe, okay, Kinyarwanda kibaye gikeya, ariko ntawirata akiri mu ntambara. Ntawirata ukiri mu ntambara. Natasiya yaririmbye aravuga ngo nyiri muri isingiza igihe mu ntambara. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko ikizatuneshisha izo ntambara turimo, cyangwa se tudahinyuzwa n'ibihagurukiye kuduhinyuza, kuko birahari. Birahari, ariko turimo turavuga ngo Kristo niwe mbaraga, niwe shingiro z'imbaraga zose turimo tuvuga. Imana igumugisha. Imana igumugisha cyane peace. Amen. Umugore w'umunyembaraga muri Samari. Umugore wubaha Imana. Amen. Umugore ufite imirimo myiza. Umugore wihangana. Impamvu tuvuga ngo ni umugore wihangana nuko tuzi ko harimo ibituma umugore atihangana. Yego. Yego pe. Cyane. Deni umugore w'umunyembaraga agomba kugira imbuto yo kwihangana. Umva niyo yabita kuri muzayivuga utumva wambuto wenda kurema muri nge ujyamo, kuko ugomba kwihanganira muri uru rugo ugasohoza urugendo. Shape mfite mushuti wanjye wakoreye Imana, ubundi yarananiwe. Kuko impamvu mbyita kunanirwa ni ubuntu bw'Imana kugufata amaboko. Ariko hari ibyo umuntu akuganira ukumva nawe ari wowe wananirwa. Ariko ku bwa Kristo kavuga utoya nyine ibi ngiye kubyihangana nk'uko Kristo yihanganye akajya ku musaraba ari umwana w'Imana. Erega nawe yaraho yarashatse kuvuga ati niba bishoboka iki gikombe cy'indenge, hari biba bikomeye, ariko uko nawe yibutsa avuga ati naramuhamagaye arambwira ati ubundi ndimo kanugiye azamugiye ati twaratandukanye. Atanye n'umugabo ati wagiye muri divorce, ati
urabyiyemeje se ati hanyuma se ati ukiraho ugeze aho ugiye ati uribuka ko divorce si ikibazo ariko ingaruka za divorce watekereje ku buryo uzazimaneginga. Arambwira ati ndagiye umuntu rero ugeze aho nagupfa kumugarura ntabwo biba byoroshye uretse Kristo. So umugore w'umunyembaraga ni umugore uhura n'ibikomeye akabyihanganira. Hari akantu wari ukomejeho ukavuga ngo abantu bashobora kumva ngo ni umukristo gusa kandi hari n'abatari abakristo basaziye mu ngo zabo. Buryo uriya muntu nuko wenda uba utamwumva ariko ndagira ngo mubwire ngo aba afite Imana iba yaraje ikamushyigikira. Nta wundi wabishobora pisi cyane. Actually nuko ubwo turimo tuvuga mu nguni y'urushako ariko muri iyi si tusohoke gake mu cyumba cy'urushako tujye mu byumba by'iyi si byose. Nta kindi cyabigushoboza uretse ufite Kristo. Kuko ushobora kwiyahura, ushobora kwiyanga, ushobora kuba hopeless ukagenda nta byiringiro, bashobora kubona peace wavugaga gahoro bakajya kubona peace zavuyeho. Ikirinda peace ibyo rero no kuba yarafashe ubugingo bwe bwose akabushyira mu biganza bya Kristo. Kristo akaba ari we umugenga ubitegeka. Uwo ni we mugore w'umunyembaraga. Rero peace tugana ku musozo tutarondogoye. Gira ikintu mbwirira ngo n'abagore n'abagabo babo n'abana umuryango mbega urakoze cyane wibande ku mugore. Ibande ku mugore cyane ko twatangiye tuvuga umugore w'umunyembaraga kandi mu by'ukuri wigeze kubikomozaho uravuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Ni ukuvuga ngo urugo ni umugore mu yandi magambo. Icyo gihe iyo umugore yabashije guhagarara ahagararira bose, urugo rurakomera, abana barakomera, na wa mugabo erega nta muntu udahinduka kandi nta kidashoboka. Wasenze ugahagarara Kristo ntacyo adahindura. Hari igihe ushobora guhunga mu itangirira kandi nyamara iyo wihangana wari kunesha uwo mugabo yari guhinduka. Icyo nakwibwira rero umugore w'umunyembaraga, birashoboka ko uca mu bikomeye, birashoboka ko wavuga nka wa wundi wavuze ngo nimwivugire ntimurabona. Oya, impamvu natwe tubasha kubivuga nuko tubizi ko hari ibihinyuza abantu. Impamvu tukubwira ngo ushobora kuba umunyembaraga nuko tubizi ko hari ibyaguca imbaraga rwose bikakubuza imbaraga ugatsindwa, kandi n'abatsinzwe twarababonye. Ndetse hari n'uwo umaze kutubwira wataye urugo akagenda agasiga abana. Kandi n'ukuri ntabwo ariyo solution, ahubwo ubuteje ikibazo kirenze icyari gihari. Umugore w'umunyembaraga icyo nakwibwirira, ushobora uca mu biguhinyuza, mu bintu biteye ubwoba utabasha no gusobanura, ariko n'ukuri nakubwira ngo ikomeze kuri Kristo. Aho bikomeye umubwira uti Kristo byakomeye. Aho wabuze igisubizo umuhamagare, aho wumva byakuyobeye umugisha inama. Kristo n'umujyanama mwiza. Aho bizaba byakuyobeye cyangwa se byagukomereye, Kristo azagucira inzira. Ariko nakubwira ngo igisubizo ntabwo ari uguhunga, igisubizo ntabwo ari ukubivamo. Gusa wenda mudufate neza, ntabwo bazaba bagukubita amanywa nijoro ngo nkubwire ngo ihangane, kuko tubonye n'abazigwamo umuntu akica undi. Turabibonye kenshi, si rimwe si kabiri. Uwo muntu uzaba umubishijeho gatoya umubwira uti ugira aho ujya uvuga uti Kristo noneho ntabarira hano, kuko ni ukuri Imana yaduhaye ubwenge. Umuntu ugukubita no kukwica yakwica. Hari n'abana ukaba utakibarize, ariko hari ibyihanganirwa. Yesu ashimwe. Navuga ngo ibitarimo inkoni byose bibasha kwihanganirwa. Bwira Kristo niba wumva udafite izo mbaraga zo kwihangana, nazajya zitanga. Umubwira uti mpa kwihangana. Ni wihangana urugo uzabona bikunda, uzabona ruhagarara. Nubwo abari inyuma tutazi birimo kuba, tuzajya tubona urugo rumeze neza kubera ko wabashije guhagarara. Ariko nunanirwa n'ibyo tutari tuzi tuzabibona. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Amen.
reka mbabwire nduva nta kintu nakongera ku magambo umukozi w'Imana yavuze, ariko kanange imamba nanjye umugore w'umunyembaraga pesa ashoza avuga ngo ni ukwihangana, ihangane. Hanyuma rero ikintu ushaka nanjye kuvuga pisi, ntabwo umugabo azaza gutunga imihoro inshuro zirenga 3, 4, 2 ngo uvuge ngo ndi umunyembaraga simva hano urimo kubyumva ngo uvuge ngo ndi umunyembaraga. Ariko gihe ikintu nenga abagore, ni gute ubona uwo muhoro ukumva ko ari wowe ugiye gusohokamo abana ukabasiga muri uwo muhoro? Ni nko kubona inzu ifashwe n'umuriro ugakuramo akanenge kawe ugasigamo abana bawe. Ahubwo ufata umwanya utegura uburyo ugiye gusohokanamo n'abana, kuko gukiza ubugingo bwawe abana ukabasigaho Imana izabakubaza. Yego umugore w'umunyembaraga rero aho ubona bikwiriye ndetse bihesha Imana icyubahiro. Hanyuma rero ku rupfu wisaba divorce ariko mubisi, kuko n'Imana irabibona ko uhunze umuhoro, uhunze urupfu, uhunze guhora bagutega kukwica, ariko ntabwo ibona kugambiriye kujya gushaka undi mugabo. Umugore w'umunyembaraga ni umugore ufite imirimo myiza, gerageza umere nka Tabita Dorcas, rangwa n'imirimo, urugo rwawe karugendwe kubera imirimo yawe wowe mugore. Abana bawe numera nka Dorcas, abana bawe bazagira igikundiro. Numera nka Dorcas uzacira amarembo umugabo wawe azahaharonke. Numera nka Dorcas umuhumuro mwiza uzahumura mu rugo iwawe. Ndakwinginze ngo umugore w'umunyembaraga wihangana, ukora imirimo myiza, hanyuma udasiga urugo rwawe. Ibyo ndabihamya, wisiga urugo rwawe. Nta cyiza kiri mu gusiga urugo rwawe. Icyiza aho kiri ni ukwitangira, kandi ndagira ngo nkubwire wa mugore nkurikiranye we, buri kintu cyose gikeneye ikiguzi. Hari umugore umwe urugo rwari rumuhinyuje, ajya ku musozi atangira kuborogera Imana, arayibwira ati birebe ikireba na kiriya reba n'ikireba na kiriya reba, ngo Mwuka Wera aramubwira ngo gasopo niwe marayika wa ruriya rugo, genda ureba aho utahagaze neza. Urumva ukuntu ibintu by'Imana bitangaje. Umugore araza ati Imana ndihana, atangira kwihana ibyo amafuti y'umugabo we, kandi yamaye ubuhamya arambwira aho natangiye kubikorera, nagiye ko nabona Mwuka Wera atangiye gukosora wa mugabo. Rero uzi ikintu cyabayeho, yamenya hajya kuri potinga hakwiriye. Aho yari potinze rero ntago hamukojeje isoni, ahubwo hagiye mu ruhande rwe. Hanyuma rero ikizakugira umugore w'umunyembaraga, kikagushoboza kuguma muri urwo rugo, kikagushoboza kwirerera abana bagakura, kikagushoboza kurenza divorce turimo kubona ivuze ubuhuha, nuko amavi yawe aba ahora apfukamye amasaha 24 imbere y'Imana. Aya mavi agapfukamira urugo, agapfukamira abana, agapfukamira umugabo, utitaye ku bibikoze ibyo ari byo byose. Aya mavi yawe nakabuva imbere y'Uwiteka, ntukave kugakeka uririra urugo rwawe. Imana ibaha umugisha cyane. Umva twarimo twivugira ku mugore w'umunyembaraga. Umugore w'umunyembaraga n'uwo ni Dorcas, ni Deborah, ni Batamuriza, ni Peace, ni Hope, ni Juliet, ni nawe wowe urimo dukurikirana. Ni umugore ushobora guhura n'ibimuhinyuza agahagarara. Ni umugore ushobora kuba ari mu bitaro, nibyo nababwiraga ngo ushobora kuba nkakubitwa nkatukwa, ariko negeze ngama mu bitaro umubiri wanjye ukajya usigara ku mashuka, sinegeze nuka Kristo. Aho niho woman of valor yavukiye. Nari nagiye gutamba ikiguzi cy'umugore w'umunyembaraga. Nawe rero ufite uko Kristo azaguhamagara, kuko Peace namaze gusobanukirwa duhamagarirwa ku misozi itandukanye. Ngewe nkanjye ubu namaze kumenya aho Kristo ashakira. Kenshi yashaka kunuma anyuza mu burwayi, anyuza mu kantu gasa nk'akagerageza umubiri. Ubwo rero agasanga nditunganyije, kuko we tubiziranyeho. Nashaka anyuze cyangwa ndeke, nduwayo.
ubwo rero irabikora ikiyubahisha. Nawe rero ihangane, you never know. Wenda iryo ijoro naborogeyeho kubera umubabaro, nari mfite umubiri wanjye ubushye bwinshi, indirimi kurija imbere, amaguru yaraguye ibinya. Ijoro naririyeho cyane, niryo joro Kristo yamanutse aje kunyuza, kandi numvaga amaze kurambirwa. Nari maze just ibaza amezi 6 njyamye ukwezi n'ibyumweru 3, ariko nararize mboroga kubera umubabaro n'uburibwe. Iryo joro niryo Kristo yamanutse azavanyuza ankura mu bitaro Faisal. We giving up. Wenda iri joro nibwo uri butabarwe. Imana iguha umugisha cyane. Yari batamuriza na peace ku mugore w'umunyembaraga. Turabakunda. Amen.